Umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye bw'ingabo n'abaturage mu ngabo z'u Rwanda Désiré Migambi Mungamba yatanze ikiganiro ku banyeshuri bo mu ishuri rikuru rya Tumba College of Technology abashishikariza gukoresha ubumenyi bwabo mu ikoranabuhanga mu guteza imbere igihugu. Iki kiganiro kibanze ku ruhare urubyiruko rufite mu guhanga udushya hifashishijwe ikoranabuhanga, cyane cyane mu kuzamura ubukungu, guteza imbere serivisi z'ikoranabuhanga no gushakira ibisubizo ibibazo bitandukanye igihugu gihura na. Migambi Mungamba yatangaje ko ubumenyi abanyeshuri biga bugomba guherekezwa n'udushya n'ibitekerezo bishya byafasha igihugu kugira iterambere rirambye. Yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda zishyigikira ubufatanye n'abaturage, by'umwihariko urubyiruko mu bikorwa by'iterambere. Yasabye abanyeshuri gukoresha amahirwe bafite mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro mu kwihangira imirimo, guteza imbere ibisubizo by'ikoranabuhanga, kugira uruhare mu kubaka igihugu gishingiye ku bumenyi. Abanyeshuri bitabiriye ikiganiro bagaragaje ko bungutse ubumenyi n'umurava byo gukomeza kwiga, bashyize imbaraga mu ikoranabuhanga bagamije kuzavamo abahanga bazagira uruhare rukomeye mu iterambere ry'u Rwanda. Mwari kumwe nanjye Denise, mukore subscribe and share comment kuri Rwanda News kugira ngo tubashe guhurira mu makuru mashya.